Hey guys, nunize umwanya tukabana muri iyi video mu gihe kingana n'iminota igenywe, uraza kumenya impamvu Pi Network itaraba listed kuri Binance, ndetse unamenye n'igihe izaba yabaye listed kuri Binance ni iki cyitezwe. Ese Pi niba listed kuri Binance bizagenda gute? Ese ni iyihe mpamvu Pi Network itaraba listed kuri Binance? Ibyo nibyo bintu tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Mbere na mbere banza urebe ko wakanda subscribe, hanyuma urebe n'ahangaho ko wamaze gukora like, ubundi dukomezanye twibaza ndetse tunasobanukirwe iki kibazo. Ese kubera iki Pi Network itaraba listed kuri Binance cyangwa se ayandi ma exchange twavuga nka Coinbase? Rero hari impamvu nyinshi zituma Pi Network kugeza kuri ubu ngubu itaraba listed kuri Binance, aho twavugamo nko kuba Pi Network kugeza uyu munsi iracyafunze icyo mu cyongereza twita ngo enclosed mainnet. Ni ukuvuga aho umushinga ugeze aka kanya uracyari kure cyane, nk'uko nabivuze muri video ibanza ndetse nuko nzaguma kubivuga. Pi Network ntago irajya ku isoko. Baravuga ko ubu Pi Network ikiri muri enclosed mainnet, bivuze ko ibikorwa byayo byose biracyarimo imbere muri system yabo, icyo bita ngo internally. Ntabwo byemerewe koherezwa cyangwa se kwakirwa hanze, no withdrawals transfer externally. Bivuze ko ariya dApps yazaba yatangiye gukora niho Pi Network izaba yatangiye kugira agaciro ndetse no kuba yaba listed icyo gihe kuri Binance kugeza kuri ubu ngubu nk'uko Bitcoin bimeze. Ikindi kintu cya kabiri gituma Pi Network itaraba listed kuri Binance, Binance isaba coin ifunguye, icyo bita full open mainnet. Binance ndetse n'ayandi ma exchange akomeye ntibashyira kuri platform yabo coin itarafungurirwa cyangwa se itarafungura mainnet yayo, kuko icyo gihe byakwica amahame ndetse n'umutekano ndetse n'abakiriya, utibagiwe n'abashoramari baba bashora imari ku makoyini Binance yaba ifite cyangwa se ayo ma exchange akomeye cyane aba afite. Iyo niyo mpamvu ya kabiri rero ituma ko Binance kugeza aka kanya itaralistinga Pi. Indi ngingo ya gatatu rero ituma Binance itaralistinga Pi ni regulation ndetse n'ubuziranenge, amahame cyangwa se amategeko n'ubuziranenge. Binance igenzura neza ko coin mbere yo kwishyira ku isoko. Murabizi ko Pi Network basabye ko ugomba kuba warakoze KYB, bitewe n'uko Binance yabonye ko Pi ikiri muri enclosed mainnet, yirinze kuba yakwihutira kuba yapasinga iyo KYB. Know your business. Kandi nanone Pi Network iracyagenzurwa niba yujuje ibisabwa. Aha twavuga nk'umutekano, community ndetse na volume and use case ndetse n'ibindi. Ndakubwiye ko muri iyi video turaza kwibanda ku ngingo ebyiri. Ese kubera iki Pi itari listed kuri Binance? Ese niramuka yabaye listed kuri Binance bizaba bihagaze bite? Rero iki nicyo gice tugezemo aka kanya. Ese niba Pi Network niba listed kuri Binance, icyo gihe bizaba bimeze bite? Niba Binance, igihe Binance izaba yemerewe kulistinga Pi,
ibi nibyo bishobora kuzaba muri icyo gihe, kandi si kera n'ejo bundi mw'abantu mwe, si kera. Icya mbere, payi izahita igira agaciro gafatika ku isoko mpuzamahanga, aho na cya giciro batubwiye cya stable coin kuba yakoreshwa ahantu aho ariho hose ku isi bizatangira. Ubu ngubu igiciro cya Pi Network kivuga ku mbuga nkoranyambaga ni off chain, cyangwa se nta gaciro gafatika ku isoko kugeza aka kanya ifite. Iyo yageze kuri Binance igiciro kiremezwa n'isoko. Iyo yageze kuri Binance igiciro cyemezwa n'isoko, ni ukuvuga demand and supply. Kandi ibyo twakwitaga igihe payi izaba yabaye listed kuri Binance, abantu benshi bazatangira kuyigurisha ndetse no kuyigura. Bivuze ko uzaba ufite payi ashobora kuzagurisha abandi cyangwa se akagura, nk'uko bikorwa ku yandi makiribito twavuga nka Binance, Bitcoin, Ethereum, za Solana n'izindi. Niko icyo gihe bizaba bimeze. Ikindi nanone twakwitega abashoramari bakomeye cyane, kuba yabaye listed kuri Binance ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwizigame, cyo bita credibility, bityo binashobora gukurura abashoramari bashya. Uyu mushinga turimo urisereye cyane. Ikindi kintu kandi nanone twakwitega ni uko ishobora kuzamuka cyane cyangwa se ikamanuka cyane. Wumva iki kintu, ishoboye kuzamuka cyane. Igiciro kizaba gishingiye ku isoko, demand and supply. Aka kantu hazakababwiraho la demand and supply in cryptocurrency in next video. Nicyo kintu nzavugaho. Bivuze ko gishobora kuzamuka cyane mu gihe gito. Bivuze ko iyi ni zahabu ufite, ni zahabu ikomeye cyane, kuko ushobora kuzabyuka uyu munsi ukumva ngo yaba listed kuri Binance, ukabyuka ejo bundi ugasanga yatumbagiye mu bintu utakekaga. Rero aha ngaha bavuga ko izazamuka cyane mu gihe gito igihe izaba yabaye listed kuri Binance. Mwibutse, niba ugeze aka kanya ukimurikiye, wibuka gukanda like, nizere ko subscribe yo wayisoje. Rero ndumva aha ngaha ariho twagarukira tugasoza iyi video yacu. Hanyuma icyo usabwa ni ukumayininga buri munsi, ukibuka gukurikira iyi channel umunsi ku wundi. Your subscribe is key of